Yes my people, nizere ko meze neza, nizere ko meze fresh, by'umwihariko abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze yacyo. Reka ntangire suhuza by'umwihariko mbere inahangaha cyangwa se mu gihugu cyacu, by'umwihariko intara ko ari enye ndetse n'umujyi wa Kigali. Mwese nizere ko mumeze neza, abari muri konji ndetse n'abari mu kazi, mwese nizere ko umunsi wanyu ukomeje kubagendekera neza. Abari hanze nabo nizere ko meze neza, by'umwihariko muri diaspora. Ubwo nivuga diaspora ni uguhera mu Bugande, muri Kongo, abaturanyi ariho hose, by'umwihariko Afurika muri rusange. Mwese aho muri nizere ko meze fresh, ntibajye nabo hakurya y'amazi cyangwa se hakurya y'inyanja, abari i Burayi cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada se, muri Oceania hose nizere ko meze neza cyane. Mwishima Uwiteka. Nanjye icyo mbifuriza ni ukugira ubuzima buzima no gukomeza kuryoherwa n'ubuzima. Burya biba byiza ubuzima iyo tuburimo ariko dufite ubuzima buzima, akazi nako tugagakora ariko dufite ubuzima buzima, kugira ngo tubashe kugira icyo tugeraho. Nicyo mbifuriza kuruta ibindi byose. Burya umuntu yaguha ibyo atunze cyangwa akaguha amafaranga, akaguha ibyo ari byo byose, ariko burya ubuzima buzima buruta ibindi byose. Bikaba byiza rero n'amafaranga yajemo bihita biba makuye nk'uko abanyarwanda babivuga. Nizere ko rero umeze neza. Iyi ni Gospel 250, mubana nanjye umunsi ku munsi Valeri, ariko murabizi ko tuganira ku nkuru zigiye zitandukanye, by'umwihariko inkuru zifite aho zihuriye na gospel cyangwa se izindi nkuru ziri trends, ariko tukaza kwibanda cyane kuri gospel. Ni ubuhanuzi se, ni ijambo ry'Imana se, byose tugira ibiganiro na bimwe dutegura tukabiganiraho. Ariko nanakomeza kubibutsa yuko nashyizeho nimero zanjye kuri description, ushobora kuzireba. Ni Valeri, urahabona handitse Valeri, utubona nimero zanjye, ushobora kunkontakta ukanyandikira ukambwira ati mfite igitekerezo se cyangwa inyunganizi, mfite icyo naganiriza abanyarwanda. Platform irahari, namwe mushobora kugiraho iki ijambo, by'umwihariko ufite icyo waganiriza abantu bakabasha kugira gute kubungura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa se ibyafasha abanyarwanda badukurikirana kuri Gospel 250. Mwese rero nizere ko mukomeje kuryoherwa n'iminsi yanyu cyangwa se konji zanyu n'akazi kanyu, cyangwa se n'abari mu kazi, cyane ko hari abikorera bo akazi ntekereza ko baba bakarimo, si ngombwa izo konji, by'umwihariko barakora. Nizere ko rero mukomeje kugira gute kumererwa neza. Uyu munsi rero nje kugira ngo tuganire kuri iki kintu nkomeje. Akenshi murabizi ko nkunda kwibanda cyane cyangwa se nkunda kuzana topic tukayiganiraho, tukanengana ariko tukanabwizanya ukuri. Nabonye abantu minsi ishize ni kugeza n'iki gihe mukomeza kwihereza cyangwa se gukomeza kuvuga kuri uyu mudamu nyakwigendera Mukeshimana Esther. Mukeshimana Esther mukomeza kumuvugaho pe. Impamvu mumuvugaho, hari benshi cyane mvuze wendira izina mutarabonye izo nkuru, ariko ndagira ngo mbacire mayanyi cyangwa se babwire uko story ye imeze. Ari nayo mpamvu abantu bamwe, by'umwihariko abarokore, mukomeza kumwibandaho, kandi mbona yuko mu by'ukuri ari ikintu rusange, kuko abenshi nuko we byamuviremo ibyago byo kuba yatakariza ubuzima, ariko mukaba mwarakomeje kumwihereza ngo ni gute ibintu bigenda gutyo ukuntu. Kureka mbe batuceremo mayange cyangwa se mabire story ye gakeya, kugira ngo noneho mu byo ndi bunenge namwe mubashe kubyumva neza, ku byo ndibashe kugenda gute babwiraho. Ni umudamu Mukeshimana Esther, Imana ikomeze kumutuza heza, we nimba yaragiye mu ijuru cyangwa hariho hose, by'umwihariko icyo twe tumwifuriza no gukomeza kuruhuka neza cyangwa se kugira iruhuko ridashira. Mu by'ukuri Mukeshimana Esther ni umudamu witabye Imana mu gihe gishize, sibyo? Yitabye Imana mu gihe gishize, ariko mu by'ukuri amakuru akavuga yuko yitabye Imana yari yagiye kureba iki, yari igiye kureba umugabo bita John, nk'umupasitoro wari waragize gute warasezeranyije Mukeshimana we n'umugabo we. Mukeshimana n'umudamu wari utuye muri Ntuza, cyangwa se famiye ye n'umuryango we baratuye i Nyagatare. No gutura i Nyagatare, umupasitoro wabasengeraga cyangwa se uwabasezeranyije we n'umugabo we aza kugira gute n'umukozi cyangwa se n'umuenjeniyeri upima iby'ibijyanye n'ubutaka, ariko we aza kugira gute akabifatanya no gukora ako kazi k'ubupasitoro. Aza kwimukira kujya gukorera muri Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo, ariko bakajya bagira bate bakora ibintu bijyanye n'ubuhabara, sibyo? Bagakora ibintu bijyanye n'ubuhabara. Ubwo nivuga gukora ibijyanye n'ubuhabara, ni kwa kundi umuntu ashobora guca umugabo we inyuma cyangwa se guca umugore w'inyuma, bitewe nuko ujya gusamana ku ruhande cyangwa kugira ibyo ukora ku ruhande, katubyita uko. Uyu mudamu aranyaruka ajya iyo Nyaruguru kujya kureba nde, uwo John.
ageze aho Nyaruguru aza kugira gute, ubwo icyo yari agiye kumureba si mwene wabo, si musaza we se cyangwa iki, namwe murabyumva muri abantu bakuru. Agezeyo aza kugira gute, gupfira hehe, aho ngaho kwa nde, kwa John, aho i Nyaruguru, avuye Nyagatare agiye Nyaruguru. Reka ngarukire aho kugira ngo inkuru yanjye se wifungiye aho ngaho, sindi bugiye kubyinjiramo dipu, abenshi mwarabyumvise. Ibi bintu impamvu nje kubigarukaho, nabonye hari abarokore benshi cyane mwamwihaye, sibyo? Ariko mukirengagiza ko namwe ubwanyu ibi bintu mubikora, nta muntu ntunze urutoki, abenshi murabikora, tukaba dufite ishusho tugaragaza muri rubanda cyangwa se uko abantu batubona mu bo dusengana, ariko mu by'ukuri tukaba dufite andi manyanga dushobora kuba twakora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aha ku mbuga nkoranyambaga nagumye mbibonaho, numva ko nshobora kuza nkagira ibintu nanjye mbivugaho, ariko mu by'ukuri tukagira dute, tukanengana, tukaguma kunengana, by'umwihariko nta barokore cyangwa se nta muntu ukijijwe mu by'ukuri ugomba kugira gute, gucira urubanza mugenzi we. Ni gute duhora tuvuga gute kuri nyakwigendera, tugahora tumuvugaho ngo nyakwigendera ubwo ni gute yagiye gusambanana afite umugabo, afite abana 5, uki uku n'uku. Oya, twebwe tuyobeye yuko no mu buzima busanzwe namwe mushobora kuba mubikora, nuko wenda we ashobora kuba yaragize icyo kibazo cyo kuba umutima warahagaze akagira gute, agatakaza ubuzima, ariko mu by'ukuri tukirengagiza ko natwe ubwacu dushobora gucikwa tugakora amakosa, nta ntungane ibaho. Icyo kintu kigarutseho kuko nakomeje kubibona, komeza kubyumva, abantu benshi muri kugenda mumuvugaho amagambo kugeza n'iki gihe, hashize icyumweru nyakwigendera abashije kwitaba Imana, tugakomeza kubivuga, ariko by'umwihariko tuhibisa amagambo, by'umwihariko ku bajyanye iki, abarokore. Abarokore nibo bantu bakomeza kugira gute, kumuvuga, kandi bakirengagiza ko nabo ubwabo bashobora kugira gute, kubera karande tufite, cyangwa se uko hari ikintu cyitwa karande, ndagira ngo tugaruke kuri icyo kintu. Buriya karande hari ugukizwa n'ibyo tukemera Imana. Karande rero hari igihe ishobora kuza ikaruta iki, ikaruta umuhamagaro cyangwa se gukora umurimo w'Imana. Reka mbivuge muri ubwo buryo. Twese hari nta muntu ntekereza ko utagira karande yo ku gisekuru cyangwa se aho ariho hose. Ushobora gucikwa ukagira gutya akantu, bishobora kubaho pe, ariko kuri iki twirengagiza yuko buri umuntu wese ashobora gucikwa. Ntekereza ko nta murokore cyangwa se umuntu n'umwe kuri ino si udashobora gucikwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, akaba yakora amakosa cyangwa se akaba yakora ibidakwiye. Kubera iki tuguma kwihereza abantu bamwe, usibye n'uyu nguyu Mukeshimana Esther n'abandi bose ko dukomeza kubikoma? Ntitwabibonye mu gihe gishize abapasitoro bamwe bafungwa, ntitwabonye mu gihe kimwe abahanuzi bafungwa, ntitwabibonye abantu bamwe bagira batya batagwa muri yombi ari ababishopu bazira umutekamutwe cyangwa umbesikoro? Kubera iki twirengagiza iyo realite, tugakomeza mu kintu cyo kumva yuko umuntu ufashwe n'icyaha cyangwa se uguweho ugize ikibazo cyangwa yarari mu mafuti cyangwa se ari mu bidahesheje Imana icyubahiro, kubera iki duguma tuvuga tuti ni ikibazo gikomeye cyane, ni ibintu biri grave yakoze. Nibyo koko ni grave pe, ni ibintu biba tutagakombye kuba twakora turi abantu barokore cyangwa se dukijijwe. Kubera iki tugomba kubifata muri uwo mujyo? Kubera iki tugomba kubifata muri uwo mujyo? Ntitwumve yuko ibyamubaho natwe bidashobora kugira gute kutubaho, kugeza aho naho ngubu dukomeza kumerekeza aya magambo menshi cyane aguma asesereza, ariko tukirengagiza yuko afite abana 5. Ubwo ndabigarukaho ari kubera yuko abantu bakurikiye iyi nkuru bagikomeza no kuyumva. N'ubu ngubu biragaragara yuko harimo abantu benshi cyane bakomeza guhimbahimba ibintu kugira ngo bagize bate, bakomeza kuvuga amagambo atari meza kuri uyu muryango cyangwa se kuri Mukeshimana Esther. Kuba yaragiye gusambana ku ruhande si yaciye igikuba, inkuru irimo wenda nuko yatakarije ubuzima, ariko ari no kintu kibabaje tutagakwiriye kukibona, tutagakwiriye kuguma kuvuga amagambo aremereye cyane kure cyane, kare n'umubyeyi ufite abana 5. Ntekereza ko abo bana nabo izo nkuru barazumva cyangwa se bazanazumva n'abakiri bato. Murumva koko atari ikintu cyiza, n'umuco mubi rero tuba tugomba kugira gute, tugomba kurwanya. Niyo mpamvu akenshi nkunda kuza hano tunenga cyangwa se tuvuga inkuru kugira ngo nibura basi tujye dukishanyaho akanyafu, nibura basi tubashe gukora cyangwa se gukora ibintu byiza bitari ibintu byo kunenga cyane twitwa turi abarokore.
sibyo? Kuko ntekereza ko twese twambaye umubiri, ushobora guhura n'ibisitaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nabibabwiye hari abenshi bafunzwe kubera ubutekamutwe ari abapasitori kandi barabwirizaga tugafashwa. Hari benshi bagaragayeho ikibazo cy'ubutinganyi ari ababishopu, ari abapasitori, turabizi. Hari benshi cyane bagiye bagaragara mu manyanga ari abahanuzi, turabibona, leta irabafata. Bamwe barafunzwe, abandi bari mu nkiko, turabibona. Ni ibintu rero bihoraho. Kubera iki tugomba gucira imanza abantu bagize bate bahuye n'ibi bintu? Ko ntekereza yuko tutagakwiriye kuba nimba turi abarokore ba nyabo kuguma ducira abantu imanza. Twagakwiriye kuba ahubwo tuvuga tuti ni ikihe kibazo cyagenze kugira ngo nibura basi agire gute abe wakora amakosa mu buryo cyangwa ubundi. Sindi bugume kuvuga kuri uyu nyakwigendera, kuko biragaragara ko ari abantu bose cyangwa se abantu bamwe, kuko nabibabwiye ngo hari karande tuba dufite, sibyo? Twese twambaye umubiri, hari bimwe mu bintu tujyamo, hari ari uko karande ishoboye kugira, sinzi ukuntu nabibabwira, reka karande ikaba yaruta uko wari umeze, cyangwa se ugacikwa ukavuga ati kamba mbaye cyangwa se ndaza kwihana nyuma, ariko ari karande ako kantu. Kubera iki ahubwo tutagafasha umwanya kugira ngo dusengere iyo karande cyangwa se turwane n'izo karande zacu, ahubwo tukaguma kugira gute gushinja abandi ibyaha tutabanje kugira gute kureba. Narabibabwiye ati iyo utuze urutoki umuntu burya, cyangwa se nk'uko mba ndi kuvuga ntunga intoki muri ubu buryo, nanjye izindi enye ziba zindeba, nanjye mba ndi muri uwo mujyi. Twese ariko tuba tugomba kugira gute kubwizanya ukuri. Iyica n'ikibereyeho ni ukugira duhugurane cyangwa se icyo dufatanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tutagakwiriye kuguma gukoresha amagambo yo gusebanya cyangwa se kuguma kubwizanya amagambo amena imitima, cyangwa se tukirengagiza, tutaba nk'abo mu myidagaduro. Mu myidagaduro murabibona, singiye kubigarukaho muri iki gihe, ibintu birimo by'amatiku. No muri gospel nabo dushake kubizanamo ibintu nk'ibi koko? Ntabwo byagakwiriye. Rero iyi nkuru impamvu nayikoze mu kugira ngo ngaruke tugire ibintu bimwe twirengagiza, twakire, tujye tubona ibintu tubyumve nibyo koko, ariko tureke kuguma kubikomantingaho, kuko iryabaye kuri mugenzi wacu natwe byatubaho. Tugume kureka kuguma kubyinjiramo cyane, tubyihorere. Ubwo haba hari impamvu zabyo. Ntekereza ko buriya buri muntu wese afite uko Imana yamuteganyirije uko ubuzima bwe azabaho, kandi bizi ko n'urugendo rw'ubuzima bwe ruzarangira. Ntitwagakwiriye gucirana imanza, twagakwiriye kubaho turi abantu bagize bate, ahubwo bareba ubuzima bwacu gusumbya uko tureba ubw'abandi. Murakoze cyane rero. Iyi yari Gospel 250. Aha tuba tugira ngo dukeburane cyangwa se tubwizanye ukuri. Kora subscribe, unasharinga ikiganiro by'umwihariko nimba ugize icyo ubona, cyangwa se ufite commentaire uyitereho, cyangwa se ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wakimereza inbox imbere zanjye ngizo aho hasi. Murakoze cyane rero, tubane mu biganiro byacu bikurikira.